Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe nanjye Natasha Kiza. Niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel mbagezaho inama zubaka urukundo kugira ngo rusenyuke. Niba utari waba umwe mu bantu badukurikirana uyu munsi, wibuke ukande aho handitse subscribe kugira ngo ube umwe mu bantu badukurikirana. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbashe kugufasha wowe umaze iminsi utekereza yuko uyu muntu yaba gukunda. Ibintu ni byinshi cyane mu mutwe wawe, urumva ucanganyikiwe, ntago uzi niba gukunda cyangwa se atagukunda. Ndashaka kugira rero nguherekeye muri makeya ibimenyetso bishobora kuba byakwereka umuntu utagukunda habe na gatoya. Hari myifatire, hari uburyo yigaragaza muri makeya. Nshaka kugira ngo wereke urebe niba koko utari guta umwanya wawe ubusa wirukanka kuri uyu muntu. Biba bigoranye cyane kuba wakwegera umuntu umukunda, umwereka buri kintu cyose ushaka kugira ngo yumve ko akunzwe, ariko we akwereka yuko muri make ibintu bitamurimo. So ibi bintu rero ni 6 gusa, ntugende muri make utabibonye, kuko icya gatandatu cyo niba ukimubonaho hita ukaraba muri make ushake umuntu ugukunda by'ukuri. Uyu munsi rero turi ku mazi, niba muri kureba hakurya hariya hari amazi menshi meza cyane, ndaza kuhabageza nabyo murebe. Harimo n'utunyoni twinshi cyane cyangwa se utubata, muze kureba uburyo view ya hano imeze. Nk'ibisanzwe uyu munsi rero ndashaka kugira ngo nsuhuze abantu batatu. Umuntu wa mbere akaba ari Sasha, akaba aherereye i Bujumbura cyangwa se mu Burundi. Umuntu wa kabiri akaba yitwa Robert, ndakeka ari Mozambique. Umuntu wa gatatu akaba ari Fabrice, akaba ari Malawi. Abo bose ndabasuhuza kandi mbifuriza ibihe byiza cyane. Niba ushaka kugira ngo nawe ngusuhuze rero, wibuke usige izina ryawe ahangaha muri comment, ubutaha ni wowe nzasuhuza. Turi kumwe nawe. So guys, ndashaka kugira rero mbabwire ibi bimenyetso. So ndagenda mbereka ibi bintu uko ari 6 nkuko nabibabwiye. Ikimenyetso cya mbere ahangaha nuko uzasanga uyu muntu kuganira ni ikibazo gikomeye cyane. Aha niho uhita umenyera aho ruzingiye. Aha niho uhita umenyera uko ikibazo kifashe. Iyo uyu muntu kuganira yabigize ikibazo, ahangaha uzabifatira akenshi iyo umwandikiye usanga yuko afata umwanya munini cyane. Bishobora no kuba umunsi wose ukabona uramwandikiye, urabona yuko atagusubiza kuko muri makeya ibintu ntago bimurimo. Yewe yanagusubiza niyo haba hashize umwanya cyangwa se igihe kirekire, ubona yuko amagambo agusubiza ari magufiya cyane, hahandi abasha kugira ngo akwereke yuko muri make nta mwanya afite wo kugira ngo aganire. Akoresha amagambo magufiya nka yego cyangwa se oya cyangwa simbizi. Uzasanga akoresha amagambo nka ya cyangwa cool cyangwa se it's okay, utuntu dutoya nk'utwo ngutwo. Iki rero ni ikibazo gikomeye cyane. Niba muri makeya uhura nacyo, ubona yuko umuntu akuganiriza, ubona yuko adafite umwanya wo kuba yabana nawe 5 kuri 5, ni ukuvuga yuko ibintu nago bimurimo. Uzasanga kandi uyu muntu atakubaza ibibazo bishobora kuba bikwerekeyeho. Akenshi usanga yuko ahubwo ubona yuko niyo yifunguye agutega amatwi akumva ibyawe byose. Iyo utangiye kumuganiriza ubona yuko muri makeya aguhaye umwanya wo kugira ngo akumvirize, ariko we gufata umwanya kugira ngo asubize ibibazo ushobora kumubaza kuri we, ubona yuko bimuvuna cyane, ubona yuko atabiha umwanya ushoboka. Uzasanga kandi atangira kukubwira ati you know what, nukuri ngewe ibintu byo kwandika ntago bimbamo cyane. Usanga yuko bimfatira umwanya, donc ntago mfite habitude yo kuba nandikirana, ntago ndi wa muntu uhorana na telefone ngo nandike umunsi ku wundi. So icyo ni ikisubizo kigufi yazaguhereza kikwereka yuko muri make atari interesse mu kuba akoresha text message kenshi gashoboka. Iryo rero ni ibanga rikomeye ugomba kumenya. Niba umuntu atangiye kukubwira amagambo nk'ayo ngayo, nuko ibintu muri make ntago bimurimo habe na gatoya. Ikindi ahangaha uzamuboneraho muri makeya kizagutungura cyane, nuko azakunda kukuganiriza, ariko niba
ashaka kugira ngo akuganirize nuko hari ikintu muri makeya ashaka kuba ashaka kuri wowe cyangwa se yifuza kuri wowe, hari ikintu ashaka kugira ngo agusabe ubufasha runaka, uzabona bari sweet cyane akuganiriza kuko hari ikintu ashaka kugira ngo aguceho. So ikiganiro cye cyangwa se kuba communication ye yiyongera kenshi gashoboka nuko hari ikintu ashaka kuba agucaho cyangwa se agushakaho, nicyo kintu kimwe uzasanga gituma akwandikira se cyangwa akuvugisha kuko hari icyo kintu cyo akeneye. So aho ngaho kabisa uzadute cyane kuko ibintu nago bimeze neza cyane. Ikindi ahangaha uzasanga uyu muntu adaha agaciro habe na gatoya umwanya umuhereza. Iyo ubona yuko umuntu adahereza agaciro umwanya wawe witanze, wafashe igihe cyawe, gahunda zawe zose wazihagaritse kugira ngo ubane n'uwo muntu, ukabona yuko muri makiya ibintu ntago abifashe oseriye, urabona yuko abifashe nkaho ari ibintu bisanzwe, yuko adafite umwanya maybe yuko mwabonana, uzasanga uyu muntu akansoringa cyane gahunda mushobora kuba mwari mufitanye. Uzabona gahunda zawe azihindaguranya, akwereka yuko atari available, yuko yabaye busy cyane. Uzasanga ijambo busy mu kanwa cye ari ikintu akunda gukoresha kenshi gashoboka, so bivuze yuko muri makeya atagufitiye umwanya mu byo ashobora kuba akora. Ikindi ahangaha uzasanga niba yishe niyo gahunda muri makeya, mu mutima wawe uzumva wifuza yuko mwakongera mugahura, ukongera ukamuhereza chance yuko ahari icyo kintu cyabaho, ariko uzasanga atanabishishikariye ko yanakubwira yuko ese twakongera tugahura, ese twakongera tukaganira. Uzasanga ibi bintu atabiha agaciro habe na gatoya. So iki rero nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko ibintu ntago bimurimo habe na gatoya. So iyo ubona yuko adashishikarije kuba yabonana nawe, that's it. Ikintu kizagutera ubwoba cyane uyu muntu niba mukundana cyangwa se niba mumenyeranye igihe kinini, ukamva atangiye kubyira ibintu byo kukubwira ati you know muri makeya ngufata nk'umuntu w'inshuti yanjye magara, ngufata nk'umuntu muri makeya nisanzuraho cyane, you know wowe kuri wowe uzi neza yuko uri kumwirukankaho kuko ushaka ubucuti, ariko we arakwereka yuko ibintu muri makeya kuri we muri abantu b'abavandimwe, ashobora kuba kubwira yuko uri umuntu usa nka mushikiwe cyangwa se umeze nka musaza we, you know akwiha ikintu kikwereka yuko muri makeya ubucuti bwanyu buhagarikiye kuba muri aba best friend gusa. Murabona view ahangaha abantu barimo barafata amafi, barisanzuye cyane, se niba harayo bamaje gufata, ariko ndahabageza murebe ubu bwato tugenda kubujyamo. Uyu munsi harafunze, hariya niho tujya kukodesha. Akenshi dushaka kugira ngo twinjire muri aya mazi, so akenshi tuba turimo aha hantu nk'aha ngaha. So murabona ko ari amazi meza cyane, so hirya no hino it's very very beautiful. Okay, reka dukomezanye. Haba hari amabata ariko ntayo ndi kubona, ndagerageza ngende mbereka hirya no hino ukuntu ibintu byifashe. Dukomeje rero uzasanga yuko uyu muntu mu buryo akwita ayo mazina nkuko nari mbivuze, yuko uri mu best friend we cyangwa se uri nk'umu brother we cyangwa umu sister we, niwe uri gukundana n'umukobwa. Ikindi azakubwira yuko muri makeya, you know just reka twibere inshuti, ibintu bisanzwe, ntago nshaka kugira ngo ibi bintu bibe byinshi cyane. Ibi rero abikorera iki? Ashaka kugira ngo abe poli mu byo akora byose, kugira ngo muri makeya utamutaho cya kizere. Niba hari n'ikintu arimo aragucaho, urumva yuko bikenewe yuko yifata neza kugira ngo agumye abane nawe. Ikindi ahangaha uzasanga yuko uyu muntu kugira ngo umwegere aba ari uncomfortable. Uyu muntu uzasanga yuko kuba wanamukoraho, kuba wanamwiyegereza, ubona yuko ari ibintu bitamurimo habe na gatoya. So iki nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko umuntu ibintu ntago biba bimurimo. Iyo abonye yuko uri iruhande rwe, siwe urota muri makeya yuko mwatandukana, mbese muri makeya nkubwije ukuri yuko wakumva iyo energy yuko ibintu ntago bimurimo.
ngutu tubata narindi kubabwira guys, murebe ukuntu ari twiza cyane. Aho banza ari mama n'umwana barimo barirukanka kano kanya, utwo turimo turagenda. Yes, so ikindi ahangaha uzasanga uyu muntu akubwira ati muri makeya ndabona ibintu birimo birihuta cyane, ndabona urimo urambaza ibintu byo gukundana, ariko icyo ushaka kugira ngo nkubwire nuko kabisa twafata umwanya tukabanza tukabitekerezaho. Uyu muntu agusiga mu kintu cy'urujijo, uyu muntu agusiga ahantu mbese wowe wicara wibaza uti nzahabwa igisubizo ryari. Icyo rero nacyo ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko ibintu ntago bimurimo. Azakubwira ati I'll let you know niba ibintu muri makeya birakomeza, akagusiga muri urwo hirahiro ukicara utegereje, nyamara nta kintu na kimwe usanga hari icyo bizabyara. So icyo rero nacyo ni kimwe mu bintu muri makeya bikwereka yuko ibintu ntago bimurimo. Yes, aha naho masanze niba ari umusambi, sinzi kind of bird is this. Banza ari umusambi, I hope itaza kunyirukankaho, ariko guys hari inyoni nziza cyane nkuko mubibona. Hope itaza kunyirukankaho kuko ntinyamaswa kubi. Ahangaha uzasinziriye, baza twagenda buhoro buhoro. Ngiyo ifite irimo irarota guys, zirasinziriye ziri gufata akanape kaba gakenewe. Oh, ndazikanguye, sorry, I'm so sorry. Okay, I was just passing. Okay. Yeah, so guys, murabibona rero yuko ari ibintu byiza cyane ahangaha ku mazi, mbaganiriza nabereka uburyo iyi parke yacu imeze neza. Okay, so ikintu ahangaha cyanyuma ari cyo nari mbafitiye nuko uzasanga cyangwa se uzavumbura yuko uyu muntu waganirizaga afite undi muntu ashobora kuba akundana nawe. Yes, ngibi bizagutera urujijo rukomeye cyane, kuko niba ushaka kugira ngo ubivumbure, ndashaka kugira ngo usubize amaso inyuma iyo wamuganirizaga, uzasanga uyu muntu akubwira ati ewa namfite umuntu umeze gutya na gutya, arimo arantesha umutwe cyangwa se arimo aransaba urukundo. Iyo utangiye kuganiriza mugenzi wawe umubwira ibintu nk'ibyo ngibyo, ni ukuvuga yuko muri makeya ushaka kuba ufite uwundi muntu, kuko uwo ukunda ntago wajya kugenda aho ngaho ngo utangire umubwire yuko hari undi muntu ushaka kuba uri kugutereta. So wowe uzabimenya yuko uzasanga ari open cyane, akubwira yuko uriya muntu ari kumusaba urukundo, ndashaka kugira ngo ngire inama mbyifatemo gute, ese urabona namwemerera. Mbese muri makeya akugire nkaho utazi muri makeya yuko yari yanagusabye n'urukundo yuko mushobora no gukundana. So azabikwereka muri ubwo buryo yuko hari abandi bashobora kuba bari kumutereta. So kimwe mu bikwereka yuko muri makeya ibintu ntago bimurimo. Ikindi kintu muri ibi ngibi, azashaka uko ashoboye kose telefone ye ahishe, ntashaka yuko ikoraho. Nihagira umuhamagara uzabona yuko muri make yahagurutse yagiye ahantu, ntashaka ureba yuko hari umuntu ari kuvugana nawe. Muri make arashaka kugira ngo ibintu bye bibe privé, kubera yuko urukundo ntago rumurimo. Niyo mpamvu ubona yuko telefone iyo hari uhamagaye ibintu byose ahita muri makeya abifunga. Yes, so nibyo bimenyetso rero nari mbafitiye muri makeya. Niba ubibona ku muntu mushobora kuba witwa ko mwakundanaga nawe ariko akaba kwereka ubu buryo uko ari butandatu, muri makeya no kuvuga yuko urukundo ntago rumurimo. Naba nshobora kuba hari byo nibagiwe, maybe wowe ushobora kuba ubona kandi unaduta yuko koko ibintu bitari muri uwo muntu. Wabidusangiza aho ngaho muri comment kugira ngo tumenye ibindi bimenyetso byinshi cyane bishobora kuba bigaragara ku muntu ushobora kuba uri kuduta yuko ukunda nyamara ibintu we ntago bimurimo. Wabidusangiza aho ngaho muri comment. Turi kumwe rero, peace.